kuba hagwa umuntu arapfa munsi y'ikirara. Hari n'undi twabonye hano munsi y'uruhurura hari haruguru habaga amarembo yo kwa Gatera, twamukuye munsi ya ruhurura tubaye ngombwa ko tumujyana kuri de santé ya Kagugu, ariko n'undi aracyabasha kuba kirimo hano ari kumwe n'inzego. Ni nk'umuntu yaje abuza bugenza abasha kuba yamunaga muri ruhurura, tuvuga ngo nimba ubwo yasamunaga gutya bitewe n'ukuvuga amagengaye ntago yamwisha ari umwe cyangwa ni babiri gutya, bashobora kuba baje ari nka batatu cyangwa nka bane, buri umuntu umwe 100% ntago yakica umuntu umwe bishoboka. Yego turi barwanye bageraho bagirana. Uri umwe mu bageze ku muntu wa mbere mwajyanye centre de santé ya Kagugu. Wasanze ari umuntu umeze ute, ari mu kigero cy'imyaka ingahe, ese bamwishe bate? Ntabwo wigeze wumva abantu bicwa? Ntabwo nigeze numva n'induru, nta n'ikintu nigeze numva nace. Nta kintu kigeze kivuga. Ahangaha hari hamaze igihe umutekano. Hano habirondo, hano haba nirondo rya Gatera hari. Ahangaha mwa Gatera mu kigo haba abasekirite yemwe beshi. Nta wigeze yumva induru ko bahasigaye, ariko nyuma y'iminota mike n'ubundi barahava bakigendera. Ubwo ntumenye ibindi bintu biri gukurikiraho, ukajya wumva amahari igihe twumva n'amajwi bari gukubita karuru ati mumufate, ntumenye ibyo ari byo. Abo Kigali ntibabyuka ngo banatabare barebe ibyo ari byo, nuko byumva gutyo gusa, nta usohoka ngo arebe. Kuko aha hantu nyuma y'ayo masaha rwose haratinyitse, ntago wakifuza kuhaca hatari mu isoko riri mwahanga, ntago wakifuza kuhaca. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Inzozi zibaye impamo, miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda, miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye. Ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha, gana Marshal Real Estate nona. Yes, reka nkusuhuze kandi nkwifuriza gukomeza kugubwa neza wowe tubana umunsi ku munsi mu biganiro bigiye bitandukanye tubagezaho kuri Inside Rwanda Media ndetse n'Urugendo Online TV. Nizere ko umeze neza cyane, wowe uri mu majyepfo, uri mu majyaruguru, uri burasirazuba ndetse nawe uri burengerazuba, tutibagiwe nawe uri hagati mu mujyi wa Kigali, wowe uri muri East Africa, Afrika yose muri rusange, ndetse nawe uri mu ntara yacu ya 6 y'aba diaspora. Uyu munsi wa none turi mu murenge wa Kinyinya, akagari ka Kagugu, umudugudu wa Muhororo aha duhagaze, ariko nanone hakaba mu rugabaniro rw'umudugudu wa Muhororo ndetse n'umudugudu wa Gicikiza. Aya mazi mpagazeho niyo abatandukanya. Ahangaha hamwe mu ruhande rw'iburyo ni mu mudugudu wa Muhororo, ariko nanone mu ruhande rw'ibumoso rwanjye hakaba ari mu mudugudu wa Gicikiza. Uyu munsi tuzinduwe n'inkuru ibabaje, n'inkuru iteye agahinda, yashenguye abantu benshi. Nkuko bisanzwe dukomeza kugenda tuhababera umunsi ku munsi, ikintu cya mbere twiyemeje no kubagezaho amakuru kandi tukabagezaho amakuru ku gihe. Ahangaha rero duhagaze ni muri Muhororo, mwaya mazi ahangaha muri kureba niho hasanzwe umugabo bamusanga ahangaha muri iki kiraro yitabye Imana, ariko nanone muri Gicikiza muri metero 100 nanone muri iki gitondo hasanzwe undi mugabo aryamye muri rigori, ariko abantu bamugejeje kwa muganga, bamujyanye kuri centre de santé ya Kagugu. Baratubwira ko we yagiye umutima ugitera, aka kanya inzego zibishinzwe cyangwa se abaganga bari kugenda bamukurikirana, ariko ubusanzwe ahangaha mu mazi nkuko Chobi ari kugenda abibereka, urabona ko hariya hari amaraso, niho umutwe we waruri, igihimba kiri ahangaha mu mazi we bamukuyemo yamaze kwitaba Imana. Abaturage turi kugenda tuganira, bamwe baragira bati ahangaha hatuwe hazanwa abantu bakuwe ahandi bamaze kwicwa, ariko bakaza kubatamura no mazi kugira ngo aze kubashokana. Abandi bakavuga ati ahangaha muri iki
gishanga ntago ari rimwe ntago ari kabiri hatuwe hategedwa abantu bitewe ngo n'abantu batuye ahangaha bamwe na bamwe usanga badakora ariko ugasanga ngo ubuzima babayemo n'ubuzima buhenze bakatubwira ko bashobora kuba ari bo baza gutega abantu mu majoro. Reka tuze kuganira n'abaturage batubwire ese ahangaha muri iki gishanga bimeze bite, se koko bahategedwa abantu. Imbere ya kamera yari Emi Kabaka, naho inyuma ya kamera yari Visual Chobi dutuwe tubana. Reka tuganire n'abaturage tuze kumva icyo badutangariza. Yes, tugusanze ahangaha muri Batsinda neza muri Muhororo, ahangaha haguye umuntu. Uratangira utwibwira utubwire situation y'ahangaha ubundi bimeze bite? Okay, ngiye nitwa Niyonsaba Nestor. Ndarimvuye mu rugo gato nsanga habashe ko hagwa umuntu arepfa munsi y'ikirara. Hari n'undi twabonye hano munsi y'uruhurura hari haruguru habaga amarembo yo kwa Gatera. Twamukuye munsi ya ruhurura, tubaye ngombwa ko tumujyana kuri de santé ya Kagogo, ariko n'undi aracyabasha kuba kirimo hano ari kumwe n'inzego za polisi nizo zibashije kuba zimuhagarariye. Tutegereje izindi imbasha abantu babyemerewe kuba baribo babyemerewe kuba babasha kumukuramo muri ruhurura. Urabona byatewe n'iki kuri uno munsi turi ku itariki 16 turi mu gitondo, urabona ko haracyari saa 2:25 kuba abantu babiri bagaragaye mu mudugudu umwe ahantu ntago mbona ko nta metero zirenga 100 zirimo. N'ubwicanyi buri naha ni iki kintu kiri kubitera? Okay, no guhohotera umuntu nimba umuntu yaratashye amasaha yakerereje, ubwo ni nko kuvuga ngo ni nk'umuntu wamutungiye nk'urutoki cyangwa bitewe n'ibyo yari afite, niyo mpamvu arashobora kuba bamwambuye bitewe n'ibyo yari afite mu ntoki, cyangwa ashobora kuba ari umuntu wamuguririye. Buriya ntago ari uko wafata umuntu ako kanya nk'umugenzi wigendera bamuhohotera, ni nk'umuntu wari umuzi. Uragira uti ni uguhohotera umuntu ubabaye cyane, bikagaragara ko wenda ese umuntu uza kureba uza kumva iki kiganiro cyangwa se umuntu uza kukireba ahangaha ubundi mwizi karitsiye zanyu hatuwe ibi bintu bihaba cyane? Okay, ibi bintu ntago byari bisanzwe bihaba. Dutekereje igihe gishize ni kinini pe bitabasha kuba byaboneka, ariko nanjye mu rwego rwanye uburyo mpagaze ku maguru abiri nanjye muri nge birantunguye, kandi nanjye hagati aho biranambabaje mu buryo kuba bivuje kwagiza umugenzi wanjye nanjye birambabaje. Abantu bamwe bahangaha baragira bati ahangaha haba abashinzwe irondo, hari abashinzwe umutekano barara bazenguruka. Ese urabona ari iki cyabiteye kuba izo nzego zishinzwe umutekano ko umuntu umwe bambwiye ko bamusanze mu muhanda neza ku muhanda ari abantu bamubonye, bamwe bari kujya muri siporo abandi bari kujya gushaka imibereho bazindutse bagiye gupagaza? Ese izo nzego ubwo nta kintu mwaba muzinenga? Uko no kuvuga ngo no aha hantu bitewe n'icyo ubasha mbashe kuhabona cyangwa nuko nawe ubibonye cyangwa n'uburyo ubibona, bakagombye kwashyira cye aba bashinzwe umutekano, abanyerondo bakabasha kuba bazajya babasha kubikurikirana, bakabasha kuzamura abanyerondo, bagashyiraho abanyerondo benshi basha kuba bakurikirana ahantu babasha kuba babangamira abaturage babashije kuba bajya guhaha, bikaba ngombwa ko babasha kubikurikirana. Ukaba wumva ko inzego zishinzwe umutekano zanya ahangaha bakiri bakeya ku buryo batihagije ngo bagerere ahantu hose icyarimwe? Okay, biba ngombwa ko ahantu bitewe, urabona ko hano hashoboka reba inzira ziri aha n'izindi ziri aha zigiye harimo ni muhururana y'imihanda. Urumva bakagombye kuba ahantu tugomba kwashyira cye abanyerondo bitewe n'amasaha abantu batahira ukererewe cyangwa n'umuntu haba zigiye agomba gutahira, bakagombye kwashyira iki abantu abanyerondo, bikaba ngombwa ko babasha kuba bakurikirana umuturarwanda w'igihugu. Abaturage bamwe bari ahangaha turi kuganira bakatubwira ko aba bantu bashobora kuba baticiwe ahangaha muri izi karitsiye, kuko nta muntu bigeze bumva utaka yaba bahatuye, ahubwo bagakeka ko ngo hari abantu bashobora kuba babishe bakaza kubanaga ahangaha. No kuvuga ngo amagingaya wabasha kuba yamukoze cyangwa bitewe nuko atari ububasha bwanjye buriya cyangwa atari ku bwanjye, urabona ko nimba ikibazo cyabaye bakaba bamwangije, ni nk'umuntu yaje abuza bugenza abasha kuba yamunaga muri ruhurura
bivuga ngo nimba ubwo yasamunaga gutya bitewe n'ukuvuga amagengaye ntago yamwisha ari umwe cyangwa ni babiri gutya bashobora kuba baje ari nka batatu cyangwa nka bane buri umuntu umwe 100% ntago yakica umuntu umwe bishoboka yego turi barwanye bagera aho bagirana biba ngombwa ko babasha kuba byarangira yego tugiriwe amahirwe yo kuganira nawe uri umwe mu bageze ku muntu wa mbere mwajyanye centre de santé ya Kagugu wasanze ari umuntu umeze ute ari mu kigero cy'imyaka ingahe ese bamwishe bate no kuvuga ngo twabashije kubona haragoro muri ruhorora agatima kateraga no kuvuga ngo mu kugira amaginga twebwe tumusiye kuri de santé tubangwamo ko twavuganye n'umuganga ubishinzwe no kuvuga ngo bagiye kumutera serume abashe kuba yamwongerera iki imbaraga zo kubasha kuba umuntu yakongera akaza kuba yakomeza kugira imbaraga zo guhumeka yari umugabo yari umugore yari umwana byari bimeze no kuvuga ngo umupapa nabashije kubona ntagarengeje imyaka 25 hagati ya 30 hagati ya 25 na 30 yego nkawe wamugezeho wasanze abo bagizi ba nabi bamuteze bari bagerageje kumutera ibyuma bamunize byagenze ute nk'umuntu wamubonye yewe mu buryo nambashe kumubona urumva yageze muri ruhurura hariya simeze nimba abana mwishe cyangwa abana muneze ruva twebwe twasanze ari muri ruhurura gutya harimo metero nka santimetero nka 20 yinje muri ruhurura yisegura silipa nk'izizanye nambaye urebe uko nambaye yego afata umupira nkuko nakafatisha yatanye nkayihinduriza ayambara ukubire nkuko wafatisha tukayihindura ukayambara kuva t-shirt nshobora kuyambara uko nakayambaye ndayihindura njye kuryama muri ruru ariko ushobora kuburiya nta wamuhote ashaka kuba ari inzoga zabiteye urumva we ari inzoga zabiteye yego nta gikomere mwigeze mu musangana na kimwe kugira amaginga nta gikomere twegeze tubasha kubona nta na kimwe naho uyu nguyu uri hano mu mazi ku kiraro we ntawe wamubona nabagizi ba nabe babashe kumuhohotera babashe kumugirira ibyafurambi birengeje amaginga ye we ukumva ko bamunize bamuteruye bajugunyamo we ameze ko bamunize nibwo bwo hagati nyina ntegeze mureba amaso ko yandi ngiye kwitewe n'isusumira amafite cyangwa n'ikibazo nkuko nawe wagira ikibazo ubwo rero niwe waho maginga ya nanjye mu rwego rwanye numva ko bashobora kuba bamunize bitewe ne santimetero za kiriya cyo nkawe nk'umuturage utuye ahangaha muri izi karitsiye urazizi neza ndabona ko uri umupapa mukuru ushobora kuba unahabaye igihe hari amakuru ajya avuga ko ubundi muri izi karitsiye zanyu za Muhororo cyane cyane iki gice cyo hasi washobora kuba haba ibiyobyabwenge ndetse haba n'abagizi ba nabi burya aka gace ashobora kuba banarimo ariko mu buryo barimo naba si wakure cyangwa vuba watore nk'urugero dispose ushobora kuba wamugiriye nabi si wakure si wana hafi ariko ni nko mwikaritse ntabwo wafata umuntu yigendera ako kanya diregite utamuzi cyangwa umugirire nabi bishoboka ni nk'umuntu wamucunze cyangwa bitewe n'amasaha atayira bibasigira irihe somo nk'abaturage mutuye ahangaha ni iyihe nama wagira undi muntu wari we wese yewe bitewe n'uwo nagira inama nk'umuvandimwe cyangwa nk'inshuti nk'uko nanjye ndi ikiremwa muntu nifuza kuba nazajya mbasha kuba nataha kare nkubahiriza amasaha nimba nataha saa moya cyangwa saa tatu nkazajya ntaha saa moya hakibasha kugaragara habasha kuba habasha kubona bikagusigira irihe somo isomo nkaba nakifuza kuba nanjye icyabaye kuri mugenzi wanjye nifuza ko nanjye hagati ejo hazaza hari imbere hejo hazaza nanjye bitazambaho reka tugushimire kandi tubabwire ngo mukomeze kwihangana kandi mukomere tubaye tubashimiye yego murakoze cyane ahangaha ariko uragira uti ese ibi bintu byabereye ahangaha uri gusa nk'utunga agatoki inzego zishinzwe umutekano cyangwa se abanyerondo ko nta kintu bari kubakorera kirenze akazi kabo bashinzwe batari kugakora neza ngewe ikintu navugaga irondo kubera ko riza riri kuri paturuye aho kugira ngo rikore umutekano wose umuntu akora umutekano arareba kuri buri kintu cyose bagomba kuzajya baza yego n'abazunguzayi mvuga ku mutekano w'irondo ry'umwuga bakagombye kuzakajya bareba umutekano uri hose nyine bakamenya ntibaze barangamiye ahantu hamwe bitewe
sinzi ukuntu nabyita, niba ari indonke niba ari ibiki, baraza agasoko urabona kaba hano mu gitondo kaba gahari nk'abantu nka 5 gusa, ariko ubundi nimugoroba nibwo kaba gahari neza bateranye, ntihababuze nk'abazunguzayi bagera muri 50 baba bari aho, ku buryo n'abantu n'umuturage watinze gutaha byibuze abazunguzayi barimo hano nimugoroba, agasoko karimo nimugoroba bavamo karemura saa 3 z'ijoro. Ni ukuvuga ngo n'uwatinze gutari kwirukanka atari yazangaruye inka za Rwankuba, yageze hano haruguru agasanga harimo agasoko, yumva aruhutse mu mutima ko abavuga ati abantu barahari, nta muntu wangirira nabi, ko n'isoko riracyahari. Ariko havuye nubwo n'irondo riba rihari rigira gutya riraza rikabanuza bakaberekana ko bahasigaye, ariko nyuma y'iminota mike n'ubundi barahava bakigendera. Ubwo ntumenye ibindi bintu biri gukurikiraho, ukajya wumva hari igihe twumva n'amajwi bari gukubita akaruru ati mumufate, ntumenye ibyo ari byo. Abo Kigali ntibabyuka ngo banatabare barebe ibyo ari byo, nuko byumva gutyo gusa, ntawe usohoka ngo arebe, tukabyumva gutyo. Uragira uti ese umuntu iyo amanutse ahangaha kuri aka gasozi aturutse za Batsinda, iyo saa 3 zarenze hari benshi ngo batahaca, birumvikana neza ko ahangaha hashobora kuba haba abagizi ba nabi, cyangwa se hari abantu babatega bakaba babakorera urugomo bakabambura. Abagizi ba nabi byo bajya bahagaragara mu bihe bitandukanye, ari abashikuza amatelefoni, ari n'ubushize hari umukobwa wahaciye yaravuye gukamisha amata, niba yaravuye kwa Gatera mu masaha, niba hagati ya saa moya gutyo bamushikuza, ngo umuntu amushikuriza amata hariya hirya na telefoni aragira. Ariko kubera ko hari abantu yamushikurijemo hano gutya hari hagati, abo gasoko kaba kari hariya, nta muntu wabimenye kuko iyo ugezemo hari hagati mu gikombe. Hari igihe yuri wenyine, nta muntu uba ukuri inyuma, nta n'ubu uri kubona ukuri imbere, iwe wenyine wenda ashobora no kuba bari hano haruguru, agahita amucunga, agahita nyine abikora kuko nawe yabanje kumucunga neza. Noneho aka gasoko ntago ko kaba kari gukora ibyako, ntago kamenya ngo ni ibiki. Ariko ubundi ye numva irondo rwose ryagashyizeho, bakarebye ukuntu babigenza irondo rikajya riba rihari rigacunga hose, ntibaze barangamiye kwambura utuntu tw'umuzunguzayi, ahubwo bajye bareba bakora umutekano w'abantu w'ibirara biri gushikuzamo hano na hano gutya. Haba harimo abantu b'abasinzi banywa ibimogi, abaryaka ariho b'imicanga, bose baba bahari. Yego, urane ukumva ko uri mu magambo yawe nk'uko uri kuganira ubabaye cyane, uragira uti inzego zishinzwe umutekano, abanyerondo baza mu gihe hano hari abazunguzayi, ariko agasoko kamara kuremura ntago tumenya aho baciye. Bahita bababwira ko nanjye mu bazunguzayi uhakorera nanjye ndimo, bagahita bavuga ngo nimwanure mugende, tugahita tugenda. Baza saa 12 bagahita batubwira ati nitwanure tugende, cyangwa se hari n'ibyo baza bakafata bakambura bakagenda, tukagenda bakayerekana ko bahasigaye. Nyuma yo kwasigaye nta kintu, ariko nanone wabasa nk'umuntu uhaciye wenda utuye muri izi karitsiye, ugasanga n'ubundi nta n'umuntu n'umwe, nta n'umuntu w'umuyobozi n'umwe uhagaze ahangaha, kandi bari bazi ngo niho bari, ahubwo ugatangazwa n'uko ugenda ubasanga bibereye iyo ruguru, bagiye bihugitse ahantu nabo bari, n'umenye ibyo baba bari kwiyeranjamo banywa utuyoga n'udukino duke. Uragira uti ahangaha muri iki gishanga hari abantu benshi bakunze kuba bahari mu masaha y'ijoro akuze bari kunywa urumogi. Ese ibyo bintu muri izi karitsiye birahari, bihagaze bite? Ahantu haba hameze gutya ntabwo ibyo bintu bijya bihabura. Namwe murabona ukuntu haba hameze nyine hasa n'ubu ari ku manywa ari nimugoroba, urabona ni igitaba nyine kimeze gutya, ntago kiburamo indiri z'abantu baba bameze gutyo. Ushobora kuba gutya tuhari tutababona, ariko nyine ariko ukaba ubizi ko ibyo bintu nyine bijya bihabera. Ntago mukisabira iki inzego z'ubuyobozi ziri zo hejuru baza kureba iki kiganiro twagiranye? Ni iki kintu musaba inzego z'ubuyobozi? Twasaba umutekano nyine wuzuye, inzego z'ubuyobozi zikaziza hakabamo n'abakuri n'abaza bagakontorora abanyerondo ukuntu baba bari gukora umutekano wabo, ukuntu mbese nyine ku buryo bahashyira ikintu cy'igikangaro, kuko aha hantu nyuma y'ayo masaha rwose haratinyitse, ntago wakwifuza kuhaca hatari mu isoko ririmo ahangaha, ntago wakwifuza kuhaca. Mu magambo yawe uri kugaruka ku banyerondo cyane,
birumvikana ko wenda irondo mushobora kuba hari icyo murinenga, hari badakora akazi kabo uko bagashinzwe. Bakora ari ubwo nukubona nyine ntago baba bakanoza neza bitewe sinzi ukuntu bubibona nyine. Bakora katariko barangamira ku muntu umwe ku muzunguzayi gusa kandi ntibarangamira ibindi byose, n'umuntu hohoterwa ntibabirebe, bakarangamira umuzunguzayi gusa. Barishakira umuzunguzayi gusa, barashaka indonke. Muma muri hariya aragira ati umuzunguzayi we ntiyabacika n'ubwo aba saa 8. Baba bagomba gukora akazi kabo cyane, n'abagabo bagatabazi ko bankoye akantu akugira ngo bace mu muhanda wa kaburimbo urimo amatara, urimo abantu nyine bagize n'abayobozi ahantu hagize bakaza bagacana muri ibi bisambu mu bigunda muri ubu butayu, ntago aba ari byo muri ayo masaha akuze. Bagiye bamenya ko niba basinze baca ahantu mu nzira nyabagendwa irimo umutekano wuzuye. Reka tugushimire. Sawa, murakoze. Yego, tugusanze ahangaha uri umwe mu baturage batuye ahangaha neza kwa Gatera, uri umuzamu waho wegereye ahaguye umuntu mu kiraro cy'amazi, ndetse amakuru ari kuvuga ko hari n'undi bamaze gutwara, ubwo ni abantu babiri baguye kwa Gatera ahangaha. Ahangaha byifashe gute? Ese ntabwo wigeze wumva abantu bicwa? Ntabwo nigeze numva n'induru, nta n'ikintu nigeze numva na ce. Nta kintu kigeze kivuga. Ahangaha hari hamaze igihe umutekano. Hano haba irondo, hano haba n'irondo rya Gatera hariya. Ahangaha mwa Gatera mu kigo haba abasekirite yemwe beshi, nta wigeze yumva induru, sibyo? Nanjye ndi umuzamu wa hano, nta nduru numvise. Nanjye mbibonye nkuko namwe muri kubibona hano abaturage babireba. Ahangaha mu myaka yashize hagiye havugwa gutegana, hari abantu benshi ngo bagiye bahagwa, umutekano waho ubundi ubungubu wari umeze gute? Umutekano wari nta kibazo. Ubungubu wenda tubare nko mu mwaka ushize abantu bagendaga amasaha yose nta kibazo rwose, bakava saa 9 z'ijoro bagenda bukarinda buke abantu bakigenda, abantu ari urujya n'uruza. Ahubwo nanjye ntunguwe no kubona abantu benshi hano ngo hicumu, ntago mbese. Ubyutse sangahe kugira ngo usanga abantu buzanga? Ndiye mbyutse mu masaha 12 n'igice. 12 n'igice zamugiye. Ubundi ndara nka 5 mu gipangu nzenguruka ndeba nta muntu wacyuriye. Nta nduru nigeze numva. Nta nubwo nigeze rwose menya ibyo bintu, mbibonye ari uko nkuko namwe mubireba. Urakeka bwaba ari ubwicanyi, yaba ari ubusinzi ko cyane cyane naha havugwa n'abantu benshi banywa amayoga cyane? Nabibyirwa n'iki niba yasinze kumva abantu ntabazi kandi ntababonye? Ntabwo namvuga ngo nabasinzi cyangwa ngo mvuge ngo n'ubwicanyi kuko sinigeze mbibona. None aba bantu kabukeka ko babazize iki? Ntabwo nakubwira ngo bazize iki ngiki, ibi ngibi birakoreshwa iperereza rya leta, baraza kumenya icyabiteye, je ntabwo mbisi. Nanjye mbibonye nkuko ubibonye nk'umunyamakuru. None se tuganire nk'umuturage utuye ahangaha, biteye urujijo ndetse biteye n'agahinda ku muntu uza kumva ino nkuru wese, cyangwa se ku muntu uza kureba iyi nkuru, kuba mu mudugudu umwe hafi ndabona ko nta metero zirenga 100 zirimo, kuko bari kuvuga ko umwe bamukuye hara mu marembo kwa Gatera, undi akaba bamusanze ahangaha mu mazi. Urumva nyine ni ikibazo. Niba umuntu bamusanze mu marembo kwa Gatera, ntabwo ari abo kwa Gatera bamwishe, barabyutse barahamusanga. Nta muntu wavugije induru ngo nabo kwa Gatera be bahuruza. Tubibonye gutya nkuko namwe mubibona. Uragira uti hano hari inzego z'umutekano, hari abashinzwe irondo barara bazenguruka, ariko turi buze kwibaza ikintu kivuga ngo ese niba izo banyerondo barara bazenguruka, ni gute bigeza saa 12 n'igice za mu gitondo abaturage bamwe bari kujya gupagasa, abandi bari kujya muri siporo? Uyu munsi ni ka free day, yagera icyo gihe batarabona ko hapfiriye umuntu. Icyo ni cyo kibazo mwakagombye kubaza rero abo bashinzwe umutekano, kuko ni irondo rirahahora, ari irondo ry'umwuga. Aha riba rihari, hari irondo rya Gatera rikorera inyuma y'ikigo, rikunze kuba rihari. Ubwo rero urumva nkanjye ubamo hano mu kigo,
nta kintu nigeze numva nimba ari n'umuntu bahiciye n'ayo marondo yari kubyumva. uyu munsi wa none mubanye gute n'inzego zanyu z'umutekano? Nta kibazo. Ku nzego z'umutekano nta kibazo kuko n'ubundi ziba ziri aha ngaha zishinzwe umutekano, abaturage barimo agasoko hariya bagataha ziba zihari, nta kibazo cy'umutekano. Amakuru avuga ko ahangaha muri Batsinda haba ibiyobyabwenge, habarizwa abantu benshi ngo banywa ibiyobyabwenge n'inzoga z'ibikorano. Ayo makuru koko yaba hari cyane cyane ngo ahangaha mu gice cya Muhororo cyo hasi? Ibyo ntabwo mbizi. Ubu hano hafi hari ahantu ubona hari utubari ku buryo ushobora kumbaza ngo izo nzoga ntabwo nzizi, sinazibona. Ntabyo ubona? Ntabyo mbona. Ubwo abavuga ayo makuru nabagamije kubeshya? Ya bashobora kuba hari uko babibona, je ntabwo mbizi kuko je ntabwo mba ndi mu tubari. Mba ndi mu kazi kanjye, ntabwo njya mu tubari. Naho ibiyobyabwenge? Ibiyobyabwenge nabyo sinabimenya kuko hari abantu baba babishinzwe, je ntacyo nshinzwe ndi umuturage. Reka tugushimire kandi tubabwire ngo mukomeze kwihangana. Sawa, merci. Uvugwa ko haguye umuntu ariko nanone abaturage bamwe baragira bati uyu muntu ntago ashobora kuba yiciwe ahangaha, ahubwo ashobora kuba yazanywe yiciwe ahandi bakaza kumujugunya ahangaha. N'ibintu uvugaho iki nk'umuturage utuye ahangaha ndetse wanahageze mu bambere? Ikintu mbona cyo Muhororo ni amahoro cyane, dufite umutekano uhagije. Ntago nabona yuko umuntu yakwicirwa mu nzira ncamo buri munsi. Nta muntu wankoraho na cano buri munsi. Rwose ndabyemeza dufite umutekano uhagije. Gusa wenda ibyo byabayeho bikwera abagizi ba nabi. Kandi abagizi ba nabi bahoraho. Tuzabarwanya ariko. Tuzabarwanya. Urabona iyo bijya mu gihe cy'impera z'imyaka abagizi ba nabi. Mu mpera z'umwaka barabagizi ba nabi cyane. Abagizi ba nabi ahubwo bese bagukaza umutekano. Abaturage mubanye gute n'inzego zanyu z'umutekano? Abaturage n'inzego z'umutekano tubanye neza, ni amahoro, nta kibazo rwose. Gusa ibyo ngibyo bibaho mu buzima, hari igihe amasaha akagenda, igihe kikagenda, ukibaza ahantu ugiye kujya naho ugiye guturuka, wenda bigaca mu nzira zitari sawa, ariko wasanga wenda n'inzira wenda uciyemo wenda bitewe n'amasaha, ariko byose ugomba kubigira. Kuri umujeni dusanze ahangaha urabona ko ntago ukuze cyane, ibivugwa ko ahangaha muri izi karitsiye zanyu hashobora kuba hari ibiyobyabwenge byinshi, urumogi ndetse n'inzoga z'inkorano. Oya, nta biyobyabwenge bihaba, haba aba gentleman, abantu binywera inzoga gusa nibo bahaba. Reka tugushimire. Murakoze.